Wow. Waruvuze ngo noneho bibaye impamo. Ngira ngo ugiye kuvuga ikintu gikomeye. Ariko reka nkireke. Nanjye bati 2023 uzasiga Gaby Kambyihorera. Ariko subibwiye unose byo nanjye kuvuga urabizi. Ariko Marraine we. Dore Marraine wawe nuyakira. Nuko Marraine. Ariko urabona ko Marraine bizamushimisha. Yo. Niki wabwira Marraine ku icyo cyifuzo cye? Umwaka wa 2023 ibi birori bikazabera ahitwa Nyahe. Ibi birori bizabera aho bita muri Australia. Abakomya amashi sinzi icyo bakomya amashi ko sindahagera. Australia niho hazabera umugoroba wo gutanga ibihembo. Ni international kw'isi yose bahemba abantu batandukanye. Ayo na mamuta. Haleluya, haleluya. Ngarutse imbere yawe Yesu kandi ndaruwe no kugushimira ibyo wankoreye ninjye wa mugore Giri cyo mbona dushimye Imana kubw'uyu munsi abashitsi bari aha ngaha arabo mbona amasura amasha mutaza kugira ngo umuzungu waje kubanga dosiye y'umunyarwanda umukristo w'iri torero umupasiteri aha ngaha abanungirije umushumba mukuru uri akaba umugore wanjye abayoroheje musema uri ari umugore wanjye yitwa Pastor Jackie ariko Jackie ni kubera muri iyi myaka bigeze muri Jacqueline ariko kubera nyine ibihe bigendana nabyo Jackie ubwo nibigera muri 2030 bazaba bageze kuri Jackie ubwo nibikomeza gutyo ubwo tuzaba natwe tumaze gusaza mwita feri ahari shiri. So turabakiriye mwese hano abanyeshiro. Haleluya, haleluya. Hano ubwo musakura kuze ko ari abashitsi mwahise mwongereza muna muri abasango. Haleluya, nkuko twabibabwiye rero vuga ngo leo njole twakiriye itsinda twababwiye ryitwa nde ngaho mu bihinduro by'Inyarwanda gospel kandi navugaga amatangazo bagakoma mu mashi. Twakiriye rero all gospel today. All gospel today twarabagiye ni itsinda rihuriweho n'abari mu murimo bose barahagarariye. Abahanzi bose baririmba gospel babamo, abanyamakuru bose ba gospel babamo, aba producer bose ba gospel babamo, aba DJ bose ba gospel babamo, abashumba baki nabo bakabamo. Hari abandi nasize nyuma abashumba n'abaganga babo gospel barimo. Rero iri teraniro twari banza turasoza umwaka no kwidegenge imbere ya dati Yesu. Turambwira tuti byaciyemo umwaka turawusoza n'iyi minsi isigaye tugomba kuyisoza neza. Ndaza kubereka rero aba sibyo iri tsinda niryo tubamo, umushumba wacu abibamo nanjye habamo. Uyu munsi baraha ngaha turi mu mwanya wo duterane ariko inyuma y'amateraniro nimumara kugenda mudusezeye twe turasigara aha ngaha tuhite twakora ubusabane turebe ibyo twagezeho nka all gospel kuko icyaduhurije hamwe ni ukugira ngo umurimo w'Imana ukomeze usongeke. Sibyo all gospel turabakiriye bikomera amashi menshi cyane. Muraza kunyemerera rero nabahamagara kandi aratambuka imbere ntabwo bagushuka. Hallelujah. 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 Iramugeza ngo Yesu aracyari ku ngoma. Arakigarurira imitima.
kandi ari hafi rwose. Haleluya. Yesu umugisha cyane. Bebera Imana umugisha. Bebera Ruma ni inshuti yanjye giti cyanjye, ariko by'umwihariko tubana mu itsinda rya All Gospel. Uyu munsi ndi hano kubera impamvu zaduhuje nk'abantu bakora uriya murimo nyine duhuye muri iriya tsinda, ariko Shiro n'umushumba wayo nabo ni inshuti zanjye. Imana ishimwe cyane. So bwa mbere nje hano numva atari ubwa mbere. Uyu mubyeyi atambutse mbere tambuka. Uyu mubyeyi atambutse imbere ni umuririmbyikazi ni igihe wa mugore wagize ute. Aha, uyu ni Mbabazi Dorote. Amakuru yose mu Kinyarwanda n'ayi Burayi na muri Amerika niwe uyavuga. Ugaravanga atanga amakuru y'ahangaha. Yesu araje. Abo ntari muvuge mumenye ko nanze kugira kubera gusarara. Karibu. Iyobokamana mujya muyikurikira. Boyu mugabo w'iyobokamana Ezra Peace arahangaha mobile money. Karibu muhuzure hariya hose muhita munahajyana. Stephen Karasira kuri radio Mucyo. Jackie Flower warusigaye rukuri. Umuhatinyo mwahafashe. Ngiyi All Gospel. Mwanyemereye mugahaguruka tukabakomera amashi tukabakira neza. All Gospel batambuke n'abangaba bose Vavax. Commander John. Umwe mu masegonda dismiss agende yivuga. Etashimwe. Nitwa Ijoza Christine Domorani. Haleluya. Nitwa Ijoza Christine Domorani. Murakoze. Ayo na mamuta. Haleluya. Ngarutse imbere yawe Yesu kandi ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye ninjye wa mugore. Amen. Stella Christine Manishim. Imana ibahe. Haleluya. Amen. Nitwa Tuyishime Sabrina, umuririmbyi mu ndirimbo zihimbaza Imana. Haleluya. Nitwa Bededo Frodowari, ndi umuhanzi nkaba n'umunyamakuru kuri The Paradise. Karibu foro. Haleluya. Amen. Nitwa Pop ya Posh, ndaririmba nanjye. Yesu ashimwe. Nanjye ndi Kanyamibwa Janine, kumwe na Kanyamibwa Kenzo. Turi abamambure wa All Gospel today. Yesu ashimwe. Nitwa MC Firos, ndi umutoza w'intore nkaba n'umuhanga mu by'imiti. Haleluya. Nitwa Irakoze Mukiza Enoke, nkaba nkora amashusho y'indirimbo. Yesu ashimwe. Nitwa Chaine Christian, nkaba ndi booking manager w'umuhanzi. Ashimwe. Amen. Nitwa Dina Uwera, abandi umurami Ibahe. Aha. Amen. Nitwa Kirabo Aisha Monica, ariko mu izina ry'ubuhanzi cyangwa hanze nitwa Momoke. Murakoze. Ngarutse imbere ya Yes. Yesu ashimwe. Amen. Njyewe sinzi kuririmba, nzi kuvuga. Nitwa Mbabazi Dorothy, ndi umuvuzi w'amacumu wa All Gospel. Ndi umunyamakuru kuri televiziyo y'u Rwanda. Murakoze. Hallelujah. Amen. Praise Imana icyubahiro. Hallelujah. Amen.
nanjye nitwa Kamarade ndi umwe muri uyu muryango Imana ibahe. Kamara ntabwo tukwemerera utababwiye neza neza. Nanjye ndi umuririmbyi. Hanyuma ukaba niki bivuge bagufashe ndi umucuranzi. aho yabivuge ndi producer worship team. Hanyuma ngo dufite imishinga ndanabazanye barahangaha bari cyo papa. Hallelujah. Amen. Nanjye nitwa Jackie Flower mba mu muryango All Gospel Today. hanyuma se mu buzima busanzwe abatera amavi ni ubaha. Murakoze cyane. Mu buzima busanzwe ndi umuririmbyi nkaba nikorera nkora decoration nkaba nitwa nkora n'indabyo nitwa Jackie Flower. Murakoze. Aha mashimeshi All Gospel barimo gutambuka imbere ahangaha. Moses ufotora ukarema ngwino karibu. Yesu ashimwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nitwa Sam Muvunyi nanjye imirimo indirimbo zihimbaza Imana. Amashimeshi cyane. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Haguma kubaho Chaine ndi umunyamakuru ariko nagiye muri All Gospel nkora ibiganiro bya gospel kuri Good TV. Nyuma yaho njya gukora inama nkuru y'itangazamakuru aho government restructuring of government institutions ibaye, media high council bayikuraho. Ubu ndabarizwa muri Minedike mu kigo cyayo gishinzwe ibizamini no kugenzura amashuri, gishinzwemo itangazamakuru naho. Ibindi ndi umunyamakuru Ihembura TV kuri YouTube. Nkaba n'umuririmbyi. Shalom shalom. Shalom. Nitwa Niyonzima Moses ndi umufotogarafe urema nkorera Kigali Today. Ndi umumambure nanjye wa All Gospel. Ndumva naragiyemo kera bihagije. Murakoze. Kamwe na madamu dukurikira. Yesu ashimwe. Nahimba. Nitwa Neema Dudu. Nanjye ndi umunyamakuru nkora kuri radiyo ya ADTR Life Radio. Nanjye ndi umumambure wa All Gospel. Moze urajya usize umugore Moze mufata ukuboko Akazi kaba tatangiye. Amen. Amen. Nitwa Ishimwe Israel uturuka muri ADPR Nyarugenge. Yego. Ndi umunyamuryango wa All Gospel Today, nkaba umunyamakuru wa ibahe.com. Amashimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Banyita Umutesi Neema indirimbo zihimbaza Imana. Imana iduhane. Amen. Amashimwe cyane. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amazina ni Joshua Manishimwe ndi umuramyi umucuranzi nkaba na producer. Murakoze cyane. Bivuge byose Josh ukaba umaze igihe kingana iki? Navutse none. Aha. Amashimwe cyane. Genda usanga abandi ba Joshua ndi hano. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Gatera Joshua nahoze ndi umunyamakuru kuri Radio 10 na TV 10 imyaka 8 navuyemo ariko nanjye ndi umwe muri All Gospel Today. Imana ishimwe. Aha. Hallelujah. Nitwa Job Batatu ndi umuramyi nkaba n'umucuranzi. Imana iduhane. Batwa. Yangu umambure wa All Gospel. Aha. Murakoze cyane. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yesu ni umwami. Nitwa Karasira Steven nkorera radiyo Umucyo. Aba bantu ni impande zose turi kumwe. Aba bose ni impande zose. Impande zose urahari.
umva bari barasaba ngo bivuge ngo kwa kundi yamba publicité ngo baragakumbuye ndashyira bana bayi haleluya igiterane mpuzamahanga kizagera hehe twakiriye abanyamakuru bari aha ngaha. Emi ni umwana w'iri torero ariko yaje gukura ubu ngubu ni ikinyamakuru kihe urumuri ihumure TV uyu ngo ni iyobokasha yego uyu ngo nawe ni Shiro Kwaya Shiro TV kandi turi live hehe hano Shiro TV ubwo abari dukurikiye rero online turabakiriye namwe mwese murakoze cyane. Imbere rero kumva hanga twakiriye undi mu membre wa All Gospel Today kandi abana bazayobya amatora. Twakiriye umushumba mukuru w'itorero Shiro Prayer Mountain akaba ari nawe umumambre wa All Gospel Today. Uwo ni Bishop Oliver Ndaruhutse Murekatete atambuka z'abaramutse. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndabanezerewe mwese ndabishimiye n'ikaze rikomeye cyane ku bantu bose bo muri All Gospel. Uwiteka abaha umugisha yambi bizumwa. Ubwo rero Haleluya. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Nitwa Pastor Jackie. Nkunda Reverend nk'umutware wanjye tukabivuga hari undi urahanga muri All Gospel. Nkaba ndi umufasha wa Reverend Janet. Tukaba dufite abana 4 abakobwa 2 n'abahungu 2 abashinzwe ivugabutumwa muri Shiro Prayer Mountain Church. Rero gahunda uko yari iteye twagombaga kuba muri iri teraniro twasoza abanyeshuri bakadusezerera nako bakadusezera hanyuma tugahita twinjira muri ntuze. Reka twakira umuyobozi wa gahunda uyu nguyu ni Prophet Emmanuel ufite amateka menshi cyane umuhanuzi ukomeye. Karibu muyobozi. Haleluya. Haleluya. Nanjye ndi umunyamakuru w'igitangazamakuru cy'ijuru. Hanyuma reka twakire umukozi w'Imana umuhanzi adukubita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kantabi producer wanjye kamarade atari ndambwigire hino turamye Imana. Mumukomera amashyi n'umukozi w'Imana usizwe indirimbo akoze zigera ku mpera y'isi kuko aranazisengera. Imana imuhe umugisha. Amashimwe na yawe ibihe bidashira oh Yesu we. Ndahita njyaho bishyushye. Ayo amashimwe na yawe ibihe bidashira oh Yesu we. Amashimwe na yawe oh turavuze ngo amashimwe na yawe ibihe bidashira oh Yesu we. Iteraniro twese tubwire Imana ngo amashimwe na yawe. Ishiro amashimwe na Imana ibihe bidashira oh Yesu we. Nako ngako mugasubiremo turirimbane. Y'umugoroba amashimwe na Imana ibihe bidashira oh Yesu we. Amashimwe hey ibihe bidashira oh umva ngarutse imbere yawe Yesu ngame ngaruwe
no kugushimira ibyo wankoreye ninjye wa mugore naje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe nari mfite ibibazo bikomeye cyane nawe ari kuntabara nta n'uwari kundengera data ndabyibutse byose ngaruwe no kugushimira Yesu warakoze ngarutse imbere yawe Yesu mwami ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye ninjye wa mugore naje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe nari mfite ibibazo bikomeye cyane nawe ari kuntabara nta n'uwari kundengera data ndabyibutse byose ngaruwe no kugushimira Yesu warakoze amashimwe n'ayande n'ayawe ibihe bidashira amashimwe ayo n'ayawe ibihe bidashira Yesu tugushimiye ibyatubayeho byose tukurangije n'ibiri imbere kuko uyu mwaka amashimwe n'ayande amashimwe n'ayawe ibihe bidashira Yesu we amashimwe yose n'ayawe ibihe bidashira Yesu tugushimiye ibyatubayeho byose tukurangije n'ibiri imbere Yesu iteraniro ryose mumpere Imana amashyi tuyishimire data turagushimira imirimo turagushimira impagarike n'ubugingo twararwaye uradukiza umwaka utambutse twarakubonye shiro dufite byinshi twashima Imana abaramyi bo muri shiro twabonye Imana abanyamasengesho twabonye Imana abavugabutumwa twabonye Imana kandi rwose turacyafite byinshi byo gushima Imana Imana yabanye natwe yaradushyigikiye yaratwigaragarije y'amashyi mwongere muyantere Imana garutse imbere yawe Yesu mwami ndatezanya amaturo yo kugushimisha ninjye wa mugore ndagushimira ku ijambo ryawe urikurikirana iteka abaganga bananiwe babuze igisubizo waraserutse mwami wanjye uraboneka data ndabyibutse byose ngaruwe no kugushimira Yesu warakoze amashimwe n'ayande amashimwe ibihe bidashira Yesu tugushimiye ibyatubayeho byose tukurangije n'ibiri imbere kuko uyu mugoroba amashimwe n'ayande n'ayawe ibihe bidashira Yesu we amashimwe yose n'ayawe ibihe bidashira Yesu tugushimiye ibyatubayeho byose tukurangije n'ibiri imbere Yesu gospel haleluya munsamurira amaboko duha Imana icyubahiro gutya tuyishimire neza sawa
Imana ikwiriye gushimwa. Imana reka tuyishimire imirimo. Hari iby'imbaraga imitima yacu itazibagirwa. Kera yajyaga itubwira ngo izadushyigikira. Imana yagiye idushyigikira. Imana yari yaravuze ngo izagendana natwe. Ahataringaniye haringanize. Niba namwe murimo kubona Imana igendana namwe, mwongere muyimpere icyubahiro. Ayiwe, Imana ni yacu. Bashumba, Imana ni data wa twese mwiza. Garutse imbere yawe Yesu mwami, ni wowe utanga urubyaro ingumbi byaye karindwi, ni wowe utanga ubuzima, ni wowe wumva gusenga kw'abakwiringiye, ntabwo ubura ukugenza mwami, uri umuhanga cyane ngenda bihamya sinakwiyumanganya Yesu ganuwe no kugushimira kose warakoze. Ngarutse imbere yawe Yesu mwami, ni wowe utanga urubyaro ingumbi byaye karindwi, ni wowe utanga ubuzima buzima kandi bwiza, ni wowe wumva gusenga kw'abakwiringiye, ntabwo uri ukugenza Yesu ndakwemera, uri umuhanga cyane ndabihamya sinakwiyumanganya, ngaruwe no kugushimira rwose warakoze. Amashimwe n'ayande amashimwe ibihe bidashira, ibidatubayeho byose tukurangije n'ibiri imbere Yesu. Manya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ugambugirana nkazi n'umwe wamunyirukanaho. Manya yuko ibyawe riri he, iyo ugambugira. Sabe worship team umunyegere dutaramira Imana muri injyana. Ugambugirana nkazi n'umwe wamunyirukanaho. Manya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ugambugirana nkazi n'umwe wamunyirukanaho. Yesu wanjye ugambugirana nkazi n'umwe wamunyirukanaho.
bwa Kristo akora ibikomeye ibidashobokera abantu Yesu arabishobora ibyo nani amafaranga Yesu arabishobora ibyo imiryango yananiwe Yesu arabishobora wikorera imitwaro yawe yiture kuri Yesu niwe uzabirangiza niwe uzabishobora niwe ushobora ibinanire niwe ntwari twireba niwe ntwari twizera niwe ntwari twemera niwe ntwari dukorera niwe twishingikirijeho ibidashobokera abantu Yesu arabishobora Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ukamukira no mwanzi n'umwe wamwirukana ushobora ukatukukira no mwanzi n'umwe wamwirukana Amana n'Imana yuko izina ryanjye riri ku mutima we ukamukira no mwanzi n'umwe iteraniro twese abaziranye na Yesu tugire gutya tumuhe icyubahiro icyubahiro gihabwe Yesu uhingumba ku byawe niwe twamamaza ungaburiza rigashira niyamamare uhozabarira niyamamare uraturwaniriye agatsinda niwe twamamaza Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ukamukira n'amazi n'umwe wamwirukana Yesu wanjye ukamukira n'amazi n'umwe wamwirukana uyu mugoroba mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ukamukira n'amazi n'umwe wamwirukana ishiro ukatukukira n'amazi n'umwe wamwirukana Gospel ukatukukira n'amazi n'umwe wamwirukanaho Reka tumukomere amashyi mu izina rya Yesu. murakoze rero twagiriwe icyizere jyewe na mama STELLA cyo kuyobora iyi gahunda ariko murabizi amagambo yashize ndashaje amagambo yashize ivuga ngiye kuvuga amagambo make kubera yuko dukurikije aho igihe kigeze igihe cyaducitse muratubabarira gahunda mwari mubizi mwese kandi saa 12 ariko iyo uje mu bwatsi butari ubwawe ugomba gukurikiza amategeko yo muri ubwo bwatsi ibyo byabaye twasirimbye nta byari biri kuri gahunda ariko ni umugambi w'Imana abafashirijwe muri iri teraniro nkanjye Imana ibahe umugisha kandi ibyo mwahakuye bibi byo kubasindagiza mu rugendo iminsi mikuru tubiremo maso yego
ntabwo biba byoroshye iminsi mikuru biba ari ibihe satani ari guhiga ubwoko bw'Imana ariko ntahazadukura dufite Kristo watsinze ku bwacu amen abarokore haleluya abakunda Yesu haleluya bwira umuntu wicaye iburyo bwawe ngo Imana iguhe umugisha ko washoboye kuza musabire umugisha umuhesha umugisha kuri uyu mugoroba kugira ngo data ahimbazwe mubwire ko Imana ikwiriye kumuhera umugisha ko yaje amen ni iby'igiciro cyinshi rero tubahaye ikaze mwese muri uyu mugoroba wateguwe na All Gospel Today Imana ibahe umugisha tugiye kwakira umuyobozi wa gahunda nyuma y'isengesho nako umuyobozi wa All Gospel kugira ngo atugezeho ibyaranze iyi myaka ibiri muzi ko tumaze igihe tutabonana kigera ku myaka ibiri hari ibikorwa byakozwe bitandukanye nka All Gospel turabigezwaho na Alenuma ariko ataraza yego wambaye agapfukamunwa cyangwa wakibagiwe kareka sinzongera no kukambara hari n'iki itambutse mureke duhe Imana amashyi n'impundu tuyishimire ko twatukuye umuntu iri ni ishimwe rifatika kuri buri wese ni ukuri byari bikomeye abantu bari bakumbuye guhura abantu bari bakumbuye guhumeka abantu bari bakumbuye guhoberana ni ubwa mbere duhuye nyuma ya covid Imana ishimwe cyane Bishop mu gihe ari gufungura computer kugira ngo atugezeho ni ibintu binini twakoze nubwo twari turi muri guma mu rugo nubwo twari dupfutse amazuru nubwo twari turi mu bihe bikomeye ariko Imana yabanye natwe Imana yabanye natwe muri ibyo bihe byari bikomeye ni umugisha ukomeye kuba byari bigoye ariko ibikorwa bigakorwa tugiye kubigezwaho muri detail na Alenuma tumuhereza amashyi menshi kuko ubuse ntabwo twamwubaha tugahaguruka dukomera Imana amashyi yamuduhaye ngo atujye imbere hanyuma Imana imukoreshe haleluya Mose wacu tuguhaye karibu turakwakiriye Imana iguhire kandi gukoresha haleluya kandi ibintu bizakomera mukinanga batangira kuvuga ngo wa perezida batangira mugenere saleri hanyuma bavuga ati ngo Daniel panze ninde yamutoye Bwana sifiwe sana munyemere nkoresha ahangaha nta kibazo yari ukugira ngo bitworohere kugira ngo tubagezeho uru rugendo so turabakiriye All Gospel abakera abasha abagenda binjira mwese twese turi All Gospel hakuna wa zamani hakuna wa sasa hakuna wa kuzaza kandi turacyakomeza gukura dukomeje gukura rero kandi dufite impamvu nyinshi zituma dushima Imana turashima Imana kubwa All Gospel ko yabayeho impamvu mvuga ya mbere byibura tutarebye n'ibindi nuko kugira ngo abakozi b'Imana mu ngeri zitandukanye ku misozi itandukanye bahurize hamwe kandi intego ari imwe ari ugushigikira ivugabutumwa ni ikintu cya mbere munyemere twanagikomera n'amashyi tushima Imana ntabwo ari gang ntabwo ari batafu gang cyangwa abandi bantu bishize hamwe ni abantu bafite inyota yo gukorera Imana rero turabashimira cyane ntabwo tugiye gutinda kuko uyu mugoroba hanini ni byananywa ibyo kuvuga ni introduction so munyemerere rero mbagezeho ni muri make ibyo twagiye tugeraho ku bwanyu Relax. Nyanza tuwahamagaye. Wabwihorera bagande bose. Karibu. Umunyamakuru arahagarariwe, abashumba barahagarariwe, umuhanzi abisukuye hanyuma na komite muhagarare mugende muhagarare muhagarare abashumba tubisoze abandi kwifoto ariko kekera bageraho umuhungu Happy New Year, God bless.
nimutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze ku IYOBOKAMANA TV. Turi muri All Gospel Today, ni groupe cyangwa n'itsinda rihuje abantu batandukanye bo muri gospel, abahanzi, abakozi b'Imana, abanyamakuru bakora itangazamakuru rya Gikristo. Tugize amahirwe rero mu bitabiriye uyu muhuro harimo n'umuririmbyi Dani Mutabazi. Reka tutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze ku IYOBOKAMANA TV. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye Dani? Muraho neza Joel ndetse n'IYOBOKAMANA muri rusange. Amakuru ni meza ndashima Imana. Wow, kuyobokamana hafite abantu benshi bagukurikira. Turi mu mpera z'umwaka, tangira wifuriza umwaka mushya muhire. Vraiment ndabifuriza ibihe byiza, gusoza umwaka neza no kuzatangira undi mushyashya wa 2023 bari mu mbaraga z'Imana, bari mu burinzi bw'Imana, bafite amafaranga donc ntacyo bakennye. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 kuri Dani Mutabazi cyane cyane mu by'umuziki, reka bari byo tuvugaho gato kuko niyo domaine turimo nonaha. Wakubereye gute, niki wavugaho, expectations zawe z'umwaka wa 2022 nizihe mu muziki wawe? Uyu mwaka watangiye nta shusho ariko washoje ufite ishusho. Haleluya. Ubundi isoza ni ryo ryiza, nubwo itangira ryaba ribi ariko tugasoza neza. Byari bigoye gutangira uyu mwaka, byari bigoye nibwo twari tukiva muri covid recording ari ibibazo, production muri rusange nko gukora video ari ibibazo, aribwo turi kwikavaringa, ariko Imana yabanye natwe. Navuga ko umwaka usoje neza. Umwaka usoje neza. Usoje neza nibyo. Ababona Dani Mutabazi barahita bamwibuka mu bitaramo bitandukanye yitabiriye muri izi mpera z'uyu mwaka. Icyambere ni igitaramo yitabiriye cya Vesina na Dorcas, ndetse wajemo nka surprise kuko ntabwo wari kubahanzi bazaririmba, ariko mu bantu bakunzwe cyane bafashije imitima y'abantu mu buryo butandukanye. Uri mu kiriya gitaramo wakibonye gute, niki wavuga kuri bari y'abantu ho gato? Cyo navuga kuri bari abana aricyo mpereyeho, ni abana bagira courage, bakunda ibintu bakora, kuko nagize umugisha wo kubana nabo muri studio, byo twari turi gukorana. Ni abana nyine ubona bafite courage ndetse barabikunda ibintu bakora, nubwo wazana intambara imeze ite ubona ari abantu bashikamye, ubona ari abantu nyine badashika intege. Ikindi ni igitaramo cyari cyiza, sound nziza, decoration, lighting, ndetse n'abantu bari bahari ni abantu twajyanaga mu buryo bwo kuririmba. Hari igihe ujya mu gitaramo ukabona nyine abantu uri kuririmbira bameze nk'abataje kuramya, ariko ni abantu nyine nabonye bari muri mood, reka mvuge gutya. Cyaranshimishije kiriya gitaramo cy'aba Vestina na Dorcas. Iriya ndirimbo yitwa Isaha, byamenyekanye ko ari wowe wayibandikiye. Wumva iyo yarakunzwe cyane na n'ubu iracyakunzwe kuko nimwe mu ndirimbo zisohotse vuba. Uyikora wenda wabonaga uko abantu bazayakira ariko wari ubyiteze? Kuri comment zawe z'uburyo iriya ndirimbo Isaha bari abana baririmba wabandikiye, ubifata gute kugeza ubu ngubu? Mbifata nk'ikintu cyiza, ariko n'ubundi nabonaga ko kizaba cyiza kuko buri ndirimbo iyo ubona ko ifite impungenge akenshi ari igihe ni handi uzumva hari abantu bafite indirimbo zimaze nk'imyaka mu makayi cyangwa muri studio. Ari igihe indirimbo uba ukifitiye impungenge wese ndayisohora, wayigereranya n'iyo uherutse gusohora kabone iri hasi, ariko ni indirimbo ahubwo twari dufite pressure yo kuvuga ati irasohoka ryari ariko twumva iryoshye cyane. Rero muri studio yari iryoshye, bayiririmbye neza, composition nari nayikoze neza ku buryo nyine buri muntu wese wayumvaga avuga ati indirimbo imeze neza, ijyanye even no gusoza umwaka dushima Imana, du celebrating kuko Imana yaturinze. Rero ni indirimbo navuga ko
ahubwo uburyo nayumvaga natunguwe cyane nuko bayiririmbye biri extra. Bayiririmbye neza cyane kuko nabahanga. Rero kuba indirimbo yanditse neza, production ari nziza, abaririmbye ari beza, nta kuntu indirimbo itaba nziza. Niko bimeze. Nuko rero ubuvuye rero kwa Vestine na Dorcas maze ugaragara mu baririmbyi Israel Mbonyi cyambu yateguye muri concert ikomeye yamurikiyemo alubumu ebyiri z'indirimbo muri Beka Arena. Ni igitaramo cyasize amateka cyujuje sare, abantu b'Imana barafashwa barakwishimira, ndetse ugira gutyo utungura Israel Mbonyi akikubwira cyuko akwifuza mu bazaririmba mu gitaramo cyiwe. Wabyakiriye gute? Nabyakiriye neza, ndetse nabonye ari ikintu cyiza, niko nari mvuze, ni ikintu cyanshimishije kuko bwari bwo bwa mbere navuga ko dukoze cyangwa se dukoranye igikorwa. Si ubwa mbere nari nkoze igitaramo, si ubwa mbere nari ndirimbye mu gitaramo kinini, usibye ko nanone ntabura kuvuga ko kiriya cyo wenda navuga ko cyari kiri hejuru ugereranyije n'ibindi wenda nari naragiye nkora bigiye bitandukanye. Rero ni ibintu byanshimishije icya mbere Israel Mbonyi kunyaprocinga ko yarampamagaye mpita mvuga nti wow, cya mbere ni umuntu wandika ibintu nanjye nkunda, kandi mbibumbiye hamwe twarahuje muri composition. Nyine touch yiwe hari ukuntu utumira umuntu ukabona ni mahwe, reka mbyite gute, taciye ntiyibagirwa umusaraba, kandi nawe dani n'umusaraba rwarageretse. Rero ni umuntu nyine twakoranye cyangwa akimbwira, nahise mbona ko ari ntuzara amavuta ahuye. Ubona ko muhuje? Akimbwira nahise mbona ko ibintu bihura pe, kuko hari igihe hari ukuntu ushobora ku approaching umuntu so ate mudakora style imwe, ugasanga ikirere ntago muhuje cyane, mwese mukora byiza ariko utabanje kureba eske ko nkora afrobeat nintumira umuntu ukora classique n'urugero bita bihura. Rero navuga ko akimbwira nanjye narabibonaga ko bihura, kuko nsanzwe nkurikira uko yandika, uko aririmba, nanjye uburyo nkoramo ndabuzi. Rero ikirere kiwe nabonaga gihura no kuba n'ubundi twakorana. Uko we expectingaga igitaramo kizagenda cyangwa uburyo public izishimira kuba ukoranye Mbonyi yagutumiye ngo uze muririmbane muri abantu mukunda kuvuga umusaraba cyane, nige ubwo nibyo niko keyword ngiye mpatiraho. Wabanye public ibyakira uti cyangwa uko wabitekerezaga ariko wabibonye? Abantu n'ubundi turetse no kuvuga mu gitaramo rwagati, abantu benshi bakunze kuba nyine twarahuje cyangwa twarahuye, kuko hari uburyo nyine bankundaga kuri kote yanjye nawe bamukunda, ariko hari ibintu bike tugiye duhuriyeho. Rero gufata abo bantu kabahuriza hamwe cyangwa se bagahuza izo mbaraga ni ibintu byatanze umusanzu cyangwa se byatanze umusaruro mwiza. Ariko basanzwe bakurikira izo ndirimbo ari no kubataramiwe, kuko ari indirimbo zasohokaga zari indirimbo zifite full package. Wumva ko ari ibyanditswe, ari melody, ari arrangement, ari ibintu bimeze neza. Rero navuga ko byagenze neza, zari nziza. Aha, ugira gutya rero uramutekereza, uva mu rugo bwira madame ati ngira inama Israel Mbonyi namukorera iki, cyangwa ibi bintu byo kumushimira ko mpaye agaciro umuziki we ndetse no kuba yampamagaye mu gitaramo cyiwe. Biragaragara ko usanzwe umukunda, ibyo umuntu ntabitindaho, kandi umukozi w'Imana nyine agomba gukundirwa amavuta yiwe. Baravuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Uravuga ati reka rero nitwaze ururabo maze mutungure rero muhereze ururabo. Ruriya wabitekereje ni umuntu wakugiriye inama, niwe wabyitekerereje, niki wavuga wenda kwa cya gikorwa wakoze uhereza Mbonyi ururabo? Cy'umuryango wanjye, cy'umuryango. Kuko hari ababibonye wenda bagahita bavuga ati wenda ni Dani wenyine, ariko ni igikorwa cy'umuryango. Madamu kubera condition arimo zo kurera umwana ukiri mutoya ntabwo yari gufata ari amasaha yose y'igitaramo, ntabwo yabashije kuboneka. Ariko ubundi iyaba hari na madamu twari gutanga rurabo turi kumwe. Rero Israel Mbonyi kumuha rurabo
byatewe nuko agiye kumurika album ebyiri ni imbaraga nyinshi. Yes. Hari ukuntu rero mu muziki cyangwa se mu murimo w'Imana habaho ikintu cyo gukora umuntu ari nyamwigendaho atazi wenda appreciation abantu wenda bakunze indirimbo ariko atazi ngo atabona abantu nyine bamuha feedback courage rero gukora kiriya kintu cyaro kumubwira courage ariko nanone nanamushimira ko yagiye atanga umusanzu nyine mu murimo w'Imana izo ndirimbo yagiye asohora. Ururabo rero rutanze mbonyera rwishimira cyane bikomeye. Wari warigeze mu buzima utekereza kuzarumuha hari akaba ariho wari umuboneye cyangwa byakujemo nyuma yuko akwaproachize muri concert? N'igikorwa yari afite igikorwa kinini kandi usibye ko nta mwanya munini wari uhari buri muntu wese avuge agira icyo akora ariko yari yateguye ibintu binini ndetse bitari by'uwo mwanya gusa byari bimaze igihe atanga izo mbaraga akora indirimbo nyinshi akora ibitaramo byinshi. Rero nifashishije ijambo rivuga ngo tukiri mu isi niyo appreciation bikwiye nyine yahari ingorana tuzabona mu ijoro ariko niba umuntu yakoze ibintu byiza mushimire. Niba ukunda umuntu ujye muhura ururabo rwe akihari arureba yego ni courage. Niyo foto nyine nayibona avuga ati ibintu nkora hari abantu babiha agaciro babikunze cyangwa se bifasha. Yego kuko iriya ni presentation y'abantu benshi kuko uburyo abantu babyishimiye byari bisobanuye ko buri muntu wese yari gukora kiriya kintu. Rero bira byari presentation y'abantu benshi. Dani Mutabazi muri 2023 abakunzi be bamutegerezeho iki cyangwa bamwitege uti? Indirimbo nyinshi kandi nziza rwose. Wow. Dani reka tugushimire tukwifurize umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2023. Uwiteka Imana azaguhe byose wifuza kandi azakugire neza kurusha. Imana ibahe umugisha namwe kubw'umusanzu iyobokamana mutanga kugira ngo abantu babone ubutumwa bwiza. Imana ikomeze ibagure kandi bagire neza muri byose. Amen. Amen. Turacyari mu muhuro wa All Gospel Today, ni rya tsinda riba ririmo abakozi b'Imana batandukanye, abavuga butumwa, baririmbyi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'abayobozi b'amadini n'amatorero n'abandi bantu bose bafite aho bahuriye na gospel, aba producer bakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Turi kugenda tugana n'abantu batandukanye ngo twumve imba mutima zabo. Reka twakire bano bantu turi kumwe, reka tutangire tubasuhuza. Mwiriwe neza kandi muraho? Mwiyegereze mikrofone. Yego, mwiriwe neza. Amakuru ni meza. Tubahaye ikaze ku IYOBOKAMANA TV. Murakoze cyane. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira ngo tugiye kuganira nande ho gatoya. Yego, amazina yanjye nitwa Janine Keza. Nkaba ndi umudamu wa Kanyamibwa Patrick. Benshi baramuzi, yari umunyamakuru w'ibiganiro bya gospel hano mu Rwanda. Yitabye Imana 2014 ngira ngo abantu benshi baramuzi. So ubwo nkaba ndi umudamu. Yego, uyu mudamu no mubufasha nyine wa nyakwigendera nkuko abivuze Patrick Kanyamibwa wagize uruhare rukomeye cyane muri gospel yo mu Rwanda. Azahora yibukirwa ineza n'umurava we wo gufasha abaririmbyi, amadini n'amatorero mu buryo butandukanye. Nukuri reka tuvuge ngo Imana ikomeze muhiruhuko ridashira. Reka twakire n'uyu mu producer rero turi kumwe. Mwiriwe neza kandi murakomeye. Muraho neza. Amakuru turashima Imana. Wawe muratwibwira? Nitwa Kamarade, ndi umuproducer, nkabandi n'umuririmbyi kuko ndi umudirije wa korali. Wow. Korali yitwa True Vine Worship Team yo muri Vivante Kabuga. Okay. Nkaba ndi umugabo, mfite umugore witwa Tengera, Imana yaduhaye umugisha. Dufite umwana w'umuhungu n'umukobwa. Wow, ni byiza cyane. Kandi nkaba nkijijwe. Imana ishimwe. Reka ntangire nkubaza Kamarade, kuba tugusanze hano muri All Gospel Today muri iri tsinda kuribamo niki bikumariye, niki wavuga impamutima zawe, ubabona gute aba bantu, niki wabivugaho muri makeya? Ikibazo utubajije twari tumaze umwanya turi kuganira na Mama Kenzo tuvuga kuba muri uyu muryango bitumariye iki. Ikintu cya mbere muri kuba muri uyu muryango wa All Gospel Today bikumara irungu. Yego. Ugira ububyutse mu mutima kandi ukiyumva nk'umuntu uri mu muryango. Kuko nyuma yo kuva mu rusengero, nyuma yo kuva mu materaniro bidufasha gukipinga
kugumana wa mwuka w'ubumana wa mwuka wa gikristo kuko uri kumwe n'abantu muri environnement imwe muri mu mwuka umwe nicyo kintu bidufasha. Yego. Okay. Reka mbaze na Mama Kamnzi kuba muri iri tsinda rya All Gospel Today bikumariye iki niki wabivugaho muri make ya wenda? Yego, ngewe icyo bimariye nuko nkuko kamarade yarabivuze byamaze ubwigunge, ngira ngo aba bantu bari muri All Gospel n'abavandimwe n'ubundi bakoranye na Kanyamibwa Patrick bakoranye umunsi ku munsi. Rero kuba mbarimo uyu munsi numva ari ibintu byanshimishije kuko bituma nkomeza kugenda nyine numva ko andi hafi kuko ibintu bakoraga nawe nibyo yakoraga. Yego, ngira ngo muri rusange nibyo ngibyo. Okay. Bakunze IYOBOKAMANA TV turacyari muri wa muhuro wa ryatsinda twababwiraga ribarihuriyemo abaririmbyi b'indirimbo zo kuremya no guhimbaza Imana, abakozi b'Imana, abayoboye amadini n'amatorero, abanyamakuru ba gospel, abaproducer n'abandi bantu. Turi kumwe rero n'abaririmbyi b'indirimbo zo kuremya no guhimbaza Imana, turi kumwe na STELLA ishimwe ninge wa mugore turi kuyibamo nka Gaby Kamnzi mbanza kubaza wenda muri make ariko amyemerere kuYOBOKAMANA TV afite abakunzi benshi bamukurikira bari ahantu hatandukanye, atangire abifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2023 iminsi barirwa ku ntoki ngo tuwinjiremo. Aho muherereyeho nziko mwagize Noheli nziza yaratambutse, ariko ubu hasigaye umwaka mushya muhire tugiye kwinjiramo. Tubifurije umwaka mushya muhire, Imana izabare namwe, Imana izasubize gusenga kwanyu, muzabona ibitangaza, muzagendane n'Imana umwaka utaha wose, muzabona ukuboko kw'Imana. Amen. All Gospel Today. Yego. All Gospel Today ni iki gikorwa cyabereye hano, ni igikorwa kabisa cyashimishije cyane. Ni itsinda mu by'ukuri dukunze kuganiraho cyane no gutanga ibitekerezo no gushyigikirana kuri WhatsApp, niho dukunze gusabanira cyane. Ariko by'umwihariko none ubu ngubu twahuye amaso ku maso, si ubwa mbere bibaye, ariko buri gihe iyo duhuye biradushimisha, twibukiranyije ibyo twakoze, ibyo twagezeho umwaka wose, n'ingamba nshya n'imigambi mishya twifuza kuzageraho umwaka utaha, nibyo twifuza gukora. Hari n'abatanze ibitekerezo by'ukuntu dushobora kurushaho gukora neza. Mu by'ukuri ubumwe bw'abaririmbyi, ubumwe bw'abantu bavuga Yesu, ubumwe bw'abantu bifuza kubona agakiza gakwirakwira mu Rwanda hose no ku isi hose ni by'igiciro. Abaririmbyi, abakozi b'Imana ndetse n'abanyamakuru, abo bantu ko ari batatu bashobora gukora ikintu gikomeye cyane mu bwami bw'Imana, kandi bose bafatanyije bakishyira hamwe, hari ikintu gikomeye cyane gishobora kuba muri gospel mu Rwanda. Rero hano hantu sinari kuhabura uyu munsi, wenda hari abatashoboye kuboneka cyane cyane ko turi mu minsi mikuru. Burangiye nahise numva ko impamvu hariho abantu batabonetse suko wenda si kindi nuko turi mu minsi y'imisi mikuru. Hari abantu benshi bashaka kuba bagiye mu ntara cyangwa se bakoze ingendo bagahura na famiye zabo, ariko twebwe ababonetse turashima Imana kandi tuzakomeza gushyira hamwe kugira ngo Yesu akomeze ashirwe hejuru, abatazi Yesu bamumenye, biciye mu bumwe buri hagati y'abaririmbyi, abaramyi bo mu Rwanda n'abavugabutumwa bo mu Rwanda, cyangwa se abakozi Imana, abapasiteri n'abandi, abahanuzi n'abandi, hamwe n'abanyamakuru. Yego. Gaby Kamnzi twaramubonye muri 2022 yaragerageje nyuma ya COVID-19 indirimbo nshya zimwe na zimwe. Gaby Kamnzi 2023 abakunzi be bamwitege guti? Nongere bivuge nuko nkunda kubivuga ariko bikangora gusoza icyo nasezanije abantu, ariko ubu noneho bibaye impamo, byanze bikunze umwaka utaha nzakora album yanjye ya kabiri, bizasohoka byanze bikunze, hanyuma na concert. Simbabwiye ngo ni ryari, ariko ndimo ndakora uko nshoboye kugira ngo bizabe vuba, nziko muzishima kandi ko muzahabwa umugisha. Wow. Waruvuze ngo noneho bibaye impamo.
ngira ngo ugiye kuvuga ikintu gikomeye ariko reka nkireke nanjye bati 2023 uzasiga Gaby kabyihorera ariko se ubibwiye unose byo nanjye kuvuga urabizi ariko Marraine we dore Marraine wawe nuyakira nuko Marraine ariko urabona ko Marraine bizamushimisha yo niki wabwira Marraine ku icyo cyifuzo cye nta kindi nongeraho gusa amen Stella karame reka nawe tugusuhuze cyane umeze neza ni amahoro masa nkuko nabajije Gaby Kamnzi nawe niko nkubaza All Gospel Today umuhuro wayo ndetse no kubuyibamo bikumariye iki bigufasha iki mu iterambere ry'umuziki wawe icyambere mbanza kubwira abakunzi ba IYOBOKAMANA TV ndetse n'abakunzi b'umwami Yesu Kristo nukubifuriza umwaka mushya muhire reka mbaririmbire ngo umwaka mushya muhire kuri mwese umwaka mushya muhire kuri mwese uzababere umwaka utandukanye n'iyindi kuboko kwiza kw'Imana kuzababeho iteka impano y'ubuzima ibatere gushima umwaka w'umugisha ndetse n'iterambere impagarike n'ubugingo nibyo mbifurije Imana ikumugisha cyane impagarike n'ubugingo nibyo mbifurije hanyuma duhujwe n'igikorwa cya All Gospel Today turashima Imana iduhaye uburyo n'umwanya guhagarara kuri iyi misozi musozi w'ivugabutumwa bwiza mu buryo bw'indirimbo n'ijambo ry'Imana n'umusozi w'itangazamakuru n'ibintu byuzuzanya kugira ngo twubake umubiri umwe wa Kristo rero twasanze dushyize hamwe imbaraga buri wese mu mpano ye ukazana impano yawe nanjye nkazana iyanjye nk'uko umubiri ugira ingingo nyinshi kandi izo ngingo zigahurira ku mubiri umwe nk'uko ikiganza kitabwira amaso ngo ntacyo urimo gukora twasanze natwe mu murimo w'Imana ariko bikwiriye umushumba akeneye umuririmbyi akeneye umushumba kandi umushumba akeneye umutangazamakuru wubaha Imana uzatangaza inkuru z'ibyiza kandi akagaragaza igikwiye gukorwa mu gihe gikwiriye kandi mu gihe cya nyacyo niyo mpamvu twahuye rero twibukiranyije ibyo twagezeho tubishimira Imana cyari igihe kigoye kandi kitari cyoroheye buri mwe mu ruhande rwe ariko Imana yahagararanye natwe umurimo w'Imana urongera urakorwa bavuga ubutumwa bwiza barongera barakora ibiterane birongera birakorwa rero twarimo dushyiraho izindi ngamba tuvuga ngo umwaka utaha turateganya iki twize ku ngingo nyinshi ariko byose twabonye bifatanyirije hamwe kutuzanira ibyiza turashima Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo duhane gahunda y'ikigamijwe kubw'umwami kandi tubikore neza buri wese aho ahagaze yamamaze Kristo kugera ku mpera y'isi amen amen reka tugushimire cyane umwaka utaha 2023 kwa Stella bimeze gute tumwitegeye iki mufitemo imigambi myinshi intego ya mbere ni ukugumya gukunda Kristo kuruta mbere kumwamamaza no kumukorera niyo ntego yanjye hanyuma ku bijyanye no kwagura umurimo hirya no hino nzakomeza kwitabira ibiterane bitandukanye nzakomeza kwamamaza Kristo mu mujyi no mu cyaro kandi n'ibiterane nabyo ndabiteganya hamwe na Kristo tuzagera kuri byinshi kuko dushobozwa byose nawe uduha imbaraga amina amen reka tubashimire cyane kuba muduhaye aka kanya mu katuganiriza kugira umwaka mushya muhire namwe kandi ukuboko kwiza kw'Imana kuzabane namwe amen twari turi mu muhuro wa All Gospel Today ni rya tsinda rihuriyemo abakozi b'Imana batandukanye bayoboye amadini n'amatorero ndetse n'abandi ba pasiteri muri ayo madini abanyamakuru ba gospel abahanzi bose bashyize umwete wabo mu gukorera Imana turi kumwe rero na pasiteri Arenuma niwe muyobozi w'iri tsinda by'umwihariko akaba ari n'umuntu uzwiho cyane kugira uruhare mu gushyigikira abaririmbyi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu buryo bugiye butandukanye reka mwakire gato kugira ngo tuganire twuzuza inkuru yacu mwiriwe neza muraho murakomeye muraho neza Joe amakuru ni meza cyane wow tubaha ikaze kuyobokamana TV murakoze cyane amazina yo namaze kuyavuga abantu mumaze kuba ikimenywa na benshi ni ikinyarwanda hari abantu bari kubareba batazongera kubabona muri uyu mwaka wa 2022 mushobora kwifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 tubifurije umwaka mwiza
dushimye Imana ko tugiye kusoza 2022 kandi tuzinjirane n'amashimwe menshi cyane guhera mu kwezi kwa mbere kugera 12 dukomeza dushima Imana kubera Imana ifungura imiryango yose y'imigisha kuri buri wese. Amen. All Gospel Today ni bande ni bantu ki muri makeyo? All Gospel Today ni yakambyite digital platform cyangwa ni itsinda ry'abantu bagiye hamwe bafite intego imwe yo gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza. Amen. Iri tsinda rikubiyemo n'abahanzi bose ba gospel ndetse na bamwe cyangwa niba atari bose abenshi mu bakuru b'amakorari atandukanye yakomeye muri iki gihugu. Yego. Abahanzi, amakuru b'amakorari, hanyuma n'aba producer n'aba DJ hanyuma nabo ngabo n'abanyamakuru rero bose ba gospel. Abangaba rero ni abantu batandukanye baturuka mu bice bitandukanye. Dufitemo abaturuka mu itorero rya Adventiste, dufitemo abaturuka muri ADPR, dufitemo abaturuka muri Gatolika, dufitemo abaturuka mu New Born Again Churches. Abo bose bahuriye hamwe, ariko ikintu kimwe cyonyine kibahurije hamwe ni ukwagura umurimo w'Imana ndetse no kwamamaza ubutumwa bwiza. Amen. Twari turi mu muhuro rero w'iri tsinda aho mwavugiyemo igikorwa gikomeye cyangwa igihembo gikomeye iri tsinda rigiye kuzakirira muri Australia ku rwego rw'isi, reka ariko mbivuga kuko ngo rizaba rihagarariye digital platform muri Afrika. Kiriya gihembo ni mwakivuzeho, mwagihawe kubera iki? Rero nk'umukristo navuga ko twagihawe kubera n'ubuntu bw'Imana. N'ubuntu bw'Imana. Ntabwo ntacyo turishije abandi bantu. Ni igihembo gikomeye, n'ubwa mbere nka All Gospel ibonye igihembo, ariko ngira ngo sinatinya kuvuga ko hari ibikorwa bifatika twagiye dukora. Yes. Kuko abantu bishize hamwe bageze hejuru ya 240 twishize hamwe, hari byinshi byagiye bikorwa. Hari uguhindurira ubuzima abantu bababaye hirya no hino, hari ugusura abarwayi babandi baheranwa no kubura facture cyangwa ordonnance katuma imuheza ku gitanda. Aho bose twagiye tubasura. Hanyuma ni byinshi na nejo bundi ahangaha mu gihe cya Covid iri tsinda urumva ko rihuriwemo n'abahanzi n'aba producer bishize hamwe bakora indirimbo ya Sindohoka. Hanyuma ingi yari umusanzu wacu natwe nk'abantu bari hafi. Umva leta nimba ivuze ati gahunda yihari ni Sindohoka, twe tukisuzuma twe duhagaze he muri ibi ngibi, natwe dufatiraho. Ubwo nuko nguko. So hari ibintu byinshi byagiye biba, ntahamya ko ari kamara cyane, ariko buriya igihe isaha y'Imana yari igeze kugira ngo imenye ko iyi platform iribaho, hanyuma ndabyita ko aragacu kuko imbere agomba kuba ari heza cyane. Imbere ni heza cyane. Wenda tuvuga ku hari ibihembo, hari abantu twagiye tubona mwa recognize muri All Gospel Today. Muravuga muti komite twaricaye dutora bano bantu kubw'impamvu z'ibikorwa bakora bigaragarira buri wese. Reka ntitubavugeho bose, twivugire ku mama Apostle witwa Apostle Mignone Kabera, aho mwamuhaye igihembo cy'uburyo ashyigikira baririmbyi, ashyigikira umurimo w'Imana. Kiriya gihembo ni iki wakivugaho na Apostle Mignone Kabera? Aho gatoya wenda ntabwo turi bubabaza ibintu byinshi. Icyambere na mbere nuko Apostle Mignone ari muri All Gospel, ariko akabamo nk'umujyanama mukuru. Yego. Turebera umunsi ku wundi nka twebwe nka komite. Hanyuma mu gutekereza iki gihembo twatekerezaga abantu bafite uruhare mu mizamukire. Dufitemo abahanzi, dufitemo abantu bose. Ni Apostle Mignone ni umuntu utangaje, ni umuntu udasanzwe, ni umuntu wahamagawe. Yarahamagawe. Iyo habaye ikintu nk'icyo ntatekereza ngo uruwahehe uruturuka, ashobora kuba atanakuzi cyane, ariko akarekura ari amafaranga, ari umwanya we, ari ukugusengera, ari ukuguhamagara akakuvugisha. Ngira ngo ahanga muri iki gihugu cyangwa no hirya no hino urabizi kuzahura n'umushumba cyangwa kuzaganira n'umuntu ku rwego rwa Apostle Mignone ntabwo biba byoroshye, ariko bari aho ngaho asabana na buri wese, akamugira mu bintu, akamuha amafaranga, akamugira inama, akamuvugisha, mbese ari muri hose. Twavuze tuti nta kindi
reka turecognizinge n'icyo kintu niko kumugenera igihembo. Hari we hari na Pastor Olivier nawe nuko nguko ariko we cyane cyane mu bahanzi nta concert atakuzi araza agatanga n'ibyo ukaza akicara hari akajya concert akigendera. So nabo ngabo rero twavuze tureka tuba recognizinge kandi turabashimira imbere y'abadukurikiye dose. Aba bantu n'abantu b'intwari cyane. Yes. Tugana ku musozo ni munyemerere dushimire Shilo Prayer Mountain ya hostinze iki gikorwa, dushimire Bishop Oliver uhedinze iri torero ndetse na pastor nyine niho ariko Oliver nawe tu mungira ngo niwe uhagarariye All Gospel Today. Ivane kuri pastor hano ushimira iri torero rya Rwakiriye. Na nkuko twigeze kubikomozaho twashimye cyane kuko urumva kugira umuhuro biba bisaba ahantu twakwakirira abantu magana. Ubushobozi ntabwo buraba bwinshi cyane ku buryo twafata nk'ahantu ku hoteli buri wese akagenda yifunze neza. So hano rero Bishop Oliver Murekatete umushumba mukuru w'itorero Shilo Prayer Mountain kandi nawe akaba ari muri All Gospel. Namugejejeyo nti nyakubahwa mwatupangiye ukuntu ati ni mu rugo nibaze niko kuba turahangaha rero turashima cyane itorero Shilo Prayer Mountain n'abakristu n'abadiakoni bagiye badufasha kugira ngo byose bigende neza. Murakoze cyane. Turabashimiye cyane. Amen. Turi kumwe na C John cyangwa turi kumwe na High Coffee nibyo? Aha. Uyu nguyu ni rwiyemezamirimo ariko nawe abarizwa muri All Gospel Today kubera ko ni n'umuririmbyi w'indirimbo zo kuremya no guhimbaza Imana. By'umwihariko niwe ikawa twanyweye hano ibyo twariye niwe wari surprise. Reka tumubaze gatoya wenda ntitumubaze nka C John ahubwo tumubaze High Coffee niki ibi bikorwa yakoze byo gusurpringa gutya mu birori bitandukanye isanzwe ibikora kugira ngo abantu basobanukirwe. Turi buze gusoza utanga nimero yawe ya telefone kugira ngo nawe bikugirire umumaro nkuko wafashije abantu b'Imana. High Coffee ni coffee shop ariko ikaba ifite n'ibintu bikorwa byinshi birebana n'ubucuruzi bw'ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ntago ari coffee gusa. Ntekereza ko muri Kigali nta handi hantu babona capati nk'iyacu. Rero abantu bashobora kubyumva ko twaje wenda tugatanga service bakagira ngo kubera ko ari abarokore ari All Gospel ntago ariko bimeze. N'abandi bose abantu bose bemerewe kuhagera. High Coffee yakira buri wese kandi ifite ibiciro buri wese ashobora kuba yakwisangamo kandi ifite ibintu byinshi cyane bitandukanye. Rero High Coffee nibaza ko nta muntu numwe itabasha guha service kuko ibyo dutanga ni biryo nibyo kunywa kandi abantu bose bararya bakanywa. Mukorera he? Dukorera mu Gisimenti ku muhanda ka Free Zone ahantu hakunze kuba hari ubari bwinshi twe twahajyanye Kristo kugira ngo yamamare. Umubiri rero muzima dushaka uburyo bwose bushoboka bwose kugira ngo Kristo awuturemo. Hari igikorwa mwavuze cyo kuhacurangira indirimbo za gospel? Yego turabikora buri wa gatatu. Buri wa gatatu nimugoroba? Yego. Buri wa gatatu saa 12 dutangira saa 12 ni live band haba hari abacuranzi beza abaririmbyi beza indirimbo zigendanye na restaurant muri coffee shop bakanywa bakarya baga ama pizza ibintu byose biba bihari hanyuma tukanaramya Imana. Wow. Hari umuntu uri kureba kino kiganiro afite anniversaire afite ibirori bitandukanye arashaka keke cyangwa arashaka ko muza supplyinga icyayi n'ibindi biryo bitandukanye nk'uko mwabikoze aha ngaha ushobora kwifuza kubavugisha nimero ya telefone umuntu yababonaho. Nimero ya telefone mbere uko nyitanga reka mbanze mbira abantu bagira anniversaire. Yego. Iyo anniversaire yawe ihuye n'umunsi wo kuwa gatatu twebwe tugutegurira special kuvuga ngo abacuranzi bakora rihaso cyangwa se bakora imyitozo mu Kinyarwanda cyangwa se repetition mu Cyongereza practice mu Cyongereza repetition mu Gifaransa. Abacuranzi barabikora abaririmbyi bakabikora noneho bakitegura anniversaire yawe waza bakakuririmbira by'umwihariko hanyuma tukanakwakira neza cyane tugira amagato meza. Rero nimero nihuse ni 0788 53 8 6 izo nizo nimero za High Coffee wazibona no kuri WhatsApp watwandikira icyo ushaka cyose muri High Coffee kigendanye no kurya no kunywa kirahari. Umuntu wenda uri kumva ishyiro kiganira avuze ati anniversaire yanjye ntabwo nshaka ko nza aho ngaho kuri High Coffee mukorera. Yego. Abo bantu abacuranzi ibyo byose wanabimusangira. Yego aho ari icyo yashaka muri service dutangira hari turagikorana outside. Wow. Yego. Urakoze cyane. Imana ibahe umugisha.